Reka tubahe ikaze nshuti mukunda ibiganiro byacu kandi tubashimire ko mukomeje kubana natwe uyu munsi. By'umwihariko reka tubanze dushimire buri muntu wese wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Ni iby'agaciro kandi turabashimira cyane rwose tubikuye ku mutima. Ni cyo kintu gikomeza kudutera imbaraga zo kudacogora gukora ibiganiro nk'ibi byubaka benshi. Nk'uko mwamaze kubibona rero, uyu munsi ingingo nyamukuru ni urugo rwiza. Tugiye kureba uko twasubiza ikibazo abantu bamwe bajya bibaza bati kugira ngo umuntu agire urugo rwiza bisaba iki? Tugiye kureba uko twasubiza icyo kibazo. Hari uwahita asubiza mu ijambo rimwe kandi rigufi ati bisaba kubahana. Nibyo rwose, icyo ni igisubizo nyacyo. Ariko nanone tugomba kwibuka ko akenshi na kenshi umuco wo kubahana abashakanye ntabwo bawubona kimwe, kubera ko hari igihe baba babana ariko babona ibintu mu buryo buhabanye cyangwa se butandukanye. Wenda tuvuge ko umugabo abona ko umugore we atamwubashye bitewe n'uburyo amuvugishamo. Umugore wenda nawe mu muco w'iwabo ni ba bantu bivugira basakuza, cyangwa se bamwe tuvuga ngo avugana ijwi riri hejuru. Guca umuntu mu ijambo bumva ko ntacyo bitwaye, ntabwo babona ko ari ugusuzugura nk'uko bamwe cyangwa se imico imwe n'imwe ibibona. Guca umuntu mu ijambo ntabwo ari ukubaha, benshi babona ko ari agasuzuguro. Mu gihe rero umudamu uturuka ahantu hari umuco nk'uwo nguwo tumaze kuvuga ashakanye n'umugabo nawe uturuka mu wundi muco utandukanye n'uw'umudamu, urumva ko kugira ngo bazubahane cyangwa se babone umuco wo kubahana mu buryo bumwe bizabanza kugorana. Ariko se ubundi kubahana ku bantu bashakanye cyangwa se abifuza kurushinga ni ngombwa? Cyane rwose, kubahana ni ngombwa mu muryango. Ntabwo ari ikintu gikorwa ku bushake, twavuga ko ahubwo ari ihame. Ni gute rero wakubaha uwo mwashakanye? Niba uri umudamu udukurikiye muri aka kanya ukaba warashatse cyangwa se umukobwa witegura kurushinga, iki kintu ugomba kukimenya kandi ugahora ukizirikana. Burya abagabo bakunda kubahwa cyane, yewe n'ijambo ry'Imana ku baryemera rirabishimangira mu magambo rivuga agira ati umuntu wese muri mwe aba ariko akunda umugore we nk'uko yikunda. Ariko ryongeraho rigira riti umugore agomba, cyangwa se twagira tuti ategetswe kubaha cyane umugabo we. Nubwo abagabo ndetse n'abagore twese twifuza gukundwa ndetse no kubahwa, ariko abagabo nibo bonyine bakunda kubahwa cyane. Kandi ni mu gihe, kubera iki twavuga gutyo? Akenshi na kenshi abagabo bumva ko bashoboye byinshi. Twavugamo nko gukemura ibibazo mu miryango yabo, kugira abandi inama, yewe no gutunga imiryango yabo. Abenshi bumva ko ari inshingano z'umugabo kandi n'abagabo bumva ko bazishoboye. Ubwo rero iyo umugore yubahira umugabo we ubwo bushobozi afite, umugabo bimutera ishema kandi bikagirira n'umugore we akamaro. Wakwibaza uti gute? Iyo umugore yubashye umugabo we, umugabo nawe arushaho gukunda umugore we. Iki kintu reka ngisubiremo, iyo umugore yubashye umugabo we,
umugabo nawe arushaho gukunda umugore we. Ngaho reka tugerageze noneho twiyumvishe uburyo urugo rurimo abantu barangwa n'iyi mico tumaze kuvuga yombi, urwo rugo ruba rumeze gute? Urumva ko urwo rugo byanga bikunda ruzaba urugo rwiza. Twakomeje rero kuvuga ko umugabo cyangwa se abagabo bakunda kubahwa, ariko rero reka ngire n'icyo nibutsa abagabo. Burya abagore natwe twifuza kubahwa, nubwo tutabikunda cyane ariko abadamu nabo bifuza kubahwa, kandi ibyo ni ukuri. Kubera iki? Kubera ko iyo umugabo atubaha umugore we ntaba amukunda rwose. Niba rero uri umugabo washatse cyangwa se ukaba udukurikiye uri umusore witegura kurushinga, ukaba ujya wibaza uti ni gute nagaragariza umudamu wanjye ko mukunda? Igisubizo ngiki: ikintu ugomba gukora, jya wubaha ibitekerezo by'umugore wawe, ibyifuzo bye ndetse n'ibyiyumvo bye. Yewe no mu gihe udasobanukiwe ikibazo afite, gerageza umwumve. Ibi nubigeraho bizorohera umudamu wawe kukubaha, maze ubundi urugo rwanyu rurangwe n'amahoro ndetse n'ibyishimo, cyangwa se mu yandi magambo nk'uko bamwe bakunda kubivuga, urugo rwanyu ruzahinduka ijuru rito. Ni aha rero dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, twizere yuko mwungukiwe nacyo. Niba hari igitekerezo wifuza ko twungura, uhawe ikaze kubitwereka muri comment. Ikindi kandi niba wakunze iki kiganiro cyacu, ntukihererane, ugisangize n'abandi, ukore share, ukore like. Ibyo nabyo biri mu bidutera inkunga zo kudacika intege gukora ibiganiro nk'ibi byubaka benshi. Ikindi nanone twakwibutsa, niba udukurikiye ukaba utarakora subscribe, ntucikanwe, kanda kuri ayo magambo uri kubona munsi y'iyi videwo yitwa subscribe, akenshi na kenshi aba ari mu ibara ritukura, sinzi niba ariko bimeze kuri device yawe, ariko ndizera ko ubasha kuyabona. Ikindi bikorwa rimwe, niba warakoze subscribe bwa mbere, ntuyikore bwa kabiri, kuko nuyikora bwa kabiri uraba wikuyeho, ubundi ukajya ucikanwa n'ibi biganiro. So subscribe ikorwa rimwe, ntabwo uyikora kabiri. Ubwo rero turabifuriza umunsi mwiza, Imana ikomeze ihire imirimo y'amaboko yanyu, naho ubutaha, bye.